ba Disentensi twongeye kubasuhuza umuherereye hose. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri Disentensi wakora subscribe kugira ngo dukomeze twibanire, dukomeze tukugezeho ibiganiro byacu bikugereho ku gihe, igihe cyose dupostinze cyangwa dushyizeho amakuru ajya kugeraho ku gihe. Kwibutse ko dusura kuri social media zacu, platforms zitandukanye, aho hose twitwa Disentensi, yaba ari kuri Facebook, yaba ari kuri Twitter, kuri TikTok, hose wageraho ugakanda kuri follow cyangwa se ukadukurikirana, tukomeza tukugezaho amakuru yose atandukanye, tukugezaho imishinga minini y'ubwubatsi uko tubicisha kuri platform zacu zose, ubundi ukajya ukomeza kuba update amakuru akugeraho igihe cyose, isaha n'isaha, igihe cyose dupostinze ukajya ubasha kumenya ndetse no kumenya amakuru, dore ko ikintu cya mbere ari amakuru. Uyu munsi tugiye kongera kuvuga ku mushinga munini, umushinga wa Kigali Vision City cyangwa se Vision City, dore ko twize kubereka kuri video zitandukanye zibereka ubwiza bw'amazu ndetse n'inzu zitangaje z'icyitegererezo zisa neza zo muri Vision City Phase 1. Ubu rero hatahiwe phase ya kabiri, ikaba ifite udushya twinshi, ikabizanye udushya twinshi dutandukanye, aribyo tugiye kubwira muri ino nkuru yacu, cyangwa muri ino video twaguteguriye uyu munsi. Umudugudu cyangwa se umujyi, niyo wita umujyi nta wabikurenganiza bitewe n'uburyo wubatse, ibikorwa remezo birimo, imihanda, uburyo amatara yinstaye, ibintu byose, uburyo ibikorwa remezo bitunganyije, ubona ko wabyita umujyi ntabwo yaba akurenganyije, kuko ibyo turababwira byinshi bitandukanye biri gukorwa muri uno mudugudu, uretse wumva ko rwose ari umujyi ntaho utandukanye n'indi mijyi. Uyu mudugudu rero ukaba uri kubakwa muri Gacuriro mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Hagaragara iyo uhagaze hano Kacyiru kuri minisiteri cyangwa se mu Kabagari cyangwa se za Kagugu, ahantu ubona rwose hari amazu meza, amazu menshi, ndetse kandi hari n'igice kinini cy'ikibanza cyangwa se ibibanza bitubatse. Ahangaha rero niho muri Vision City. Gusa iyo tubona ni Vision City Phase 1 cyangwa se icyiciro cya mbere, ubu kigezweho ni Vision City Phase ya kabiri. Byose bikaba byubakwa na RSSB binyuze mu kigo cyayo cyitwa UDL cyangwa se Ultimate Developers Limited. UDL ikaba ari ikigo gishamikiye cyangwa se cyashinzwe na gishamikiye gifashe kuri RSSB, gikora ishoramari mu bijyanye n'amazu cyangwa se real estate yo guturamo ndetse n'ay'ubucuruzi butandukanye. Ariyo mpamvu mu ishoramari rya RSSB ritandukanye, mu mazu atandukanye, uzasanga harimo izina cyangwa se izina ry'ikigo cyitwa UDL. Iyi UDL cyangwa se Ultimate Developers Limited yavutse muri 2011, ikaba yarakurikiranye imishinga myinshi itandukanye y'ubwubatsi yagiye igaragara cyangwa se ikorwa mu bice bitandukanye by'igihugu, ariko byose ari ibya RSSB. Ikaba yaragiye igaragara mu mishinga aho twavuga nko kubaka za pension plaza zitandukanye hirya no hino, ndetse kandi yaba ari ukubaka ino golfe, kino kibuga cya golfe cya Nyarutarama, ndetse kandi no muri uno mushinga twongeye kumva none muri uno mushinga munini wo kubaka Kigali Green Complex. Ino nzu izaba ari iyo nzu ndende izubakwa muri iki kibanza cyahoze Franco Rwanda cyangwa se inzu ndangamurage y'u Rwanda n'Ubufaransa. Ahangaha mu mujyi iruhande rwa rompoint nini akaba bagiye kuzubakwa inzu y'amagorofa ageze kuri 29, ikazaba ari iyo nzu ndende. Nawe akaba ari umushinga wa RSSB, ariko ikabihagarariwemo cyangwa se ifitemo UDL, akaba ari cyo kigo turimo tuvuga kizaba kibirebera n'uwo kizaba gihagarariye izo nyungu cyangwa se kizaba gifitemo iryo shoramari rya RSSB. UDL rero akaba ariyo ifite mu nshingano cyangwa se akaba ariyo ifite umushinga wa Vision City ya kabiri. Hari hashize igihe ku mbuga nkoranyambaga za UDL hagaragara byinshi bitandukanye cyangwa se post zitandukanye bivuga ngo Vision City kabiri ijya hafi, Vision City is coming soon. Ubwo rero ikigezweho nuko uno mushinga watangiye gushyirwa mu bikorwa, imirimo yatangiye, imirimo ikaba itangiye cyangwa se imaze kugera ahigera, aho twavuga ko batangiye kubaka inzu zimwe z'icyitegererezo cyangwa se twakwita nka models zo kwereka abakiliya. Nkuko mubibona mu mashusho, akaba ari inzu zatangiye gushyirwamo zo kwereka abakiliya kugira ngo abakiliya baze bazishime cyangwa se bagire comment batanga kugira ngo noneho bibafashe ko bakubaka izindi cyangwa se bakubaka bagendeye ku byifuzo by'abakiliya, cyangwa se n'abakiliya bakaba batabaza bakareberaho bikabafasha gutanga komande zizo babubakira ndetse n'ibyo babafasha gushyiramo kugira ngo bizabashe cyangwa se bazagere ku byifuzo by'abakiliya, abakiliya bazazigure banyuzwe bishimiye ibyo babubakiye. Tuyibutsa ko izi nzu ziba zubatswe n'ubundi zubakiwe abantu baza bakazigura bafite amikoro. Tubibutsa ko izi nzu aba ari iz'abantu b'amikoro, dore ko dushingiye kuri raporo ya Minisiteri y'Ibikorwa Remezo yavuze ko abanyarwanda bashoboye kuba bakwigurira inzu ziciriritse, zitwa ko ziciriritse, byibura bahembwa 1,200,000, ko bageze kuri
pourcentage ikaba iri n'ibice 7 bonyine mu gihugu cyose, naho abandi bakenera kubaka inzu cyangwa se bakenera kugura inzu bariko bunganiwe na leta byibura barafite umushahara hejuru y'200 ko ari 40%. Urumva ko rero ni ikibazo gikomeye cyangwa se ni imibare iteye ubwoba ukurikije n'imibereho y'abanyarwanda. Izo nzu rero akaba ari inzu z'abantu bifite cyangwa se abantu bafite amafaranga, bafite ubushobozi bwo kuba bagura cyangwa se bagira inzu muri uno mudugudu. Uyu mudugudu ufite byinshi byiza bihebuje, dore ko uzaba ugizwe n'inzu zitandukanye zifite byinshi byihariye, yaba ari izo ku rwego rwo hejuru cyane ndetse no ku rwego rwo hagati ndetse n'urwego ruciritse, ariko ruciritse nabwo zihagaze. Izo nzu rero zaba zirimo villa, inzu zo mu rwego rwa villa zigeze ku 148. Kumva ko ni inzu nyinshi. Villa ni inzu nziza, ni inzu z'abifite, ndetse kandi hazaba harimo n'inzu zahabamo umuntu umwe zigeze kuri 32, ariko akaba ari inzu nini nziza ifite byinshi. Ndetse kandi hazaba harimo inzu za row houses zigeze kuri 396. Izi ni inzu zizaba zifatanye, zihuje igisenge ndetse na design ku buryo ziba zihujwe, zifite n'igikuta kimwe, ndetse wanazirebera inyuma ukabona ni nk'inzu imwe ariko zikaba zirimo amazu menshi atandukanye. Zikaba rero hazaba harimo inzu zo mu bwoko zigeze kuri 396, ndetse kandi hazaba harimo n'inzu zo mu bwoko bw'amapartoma zigeze kuri 896. Akaba ari apartoma zirimo iz'icyumba kimwe, iz'ibyumba 2, iz'ibyumba 3. Abamenye by'amapartoma murabizi, yavuze ngo apartoma icyumba kimwe cyangwa se ibyumba 2 bitawumva ibyari byo. Ndetse kandi muri uyu mudugudu uzaba umeze nk'umujyi, abawutuye bazaba babona serivisi zitandukanye zishoboka izo arizo zose. Urugero, hazashyirwamo ishuri, dore ko muri faze ya mbere harimo ishuri. Iyi faze ya kabiri azaba ari ishuri rizafasha abagize mu ishuri ryubatswe muri faze ya mbere kuba bakomereza amashuri yabo cyangwa se kwiga mu ishuri zubakwa muri faze ya kabiri. Ndetse kandi hazubakwamo amaguriro, dore ko hateganyijwemo ubutaka bufite metero kare zigera kuri 20 bwo kubakamo amaguriro, ahantu ho guhahira hatandukanye ku rwego rugezweho. Ndetse kandi hazaba harimo aho kwidagadurira, dore ko hazashyirwamo ibibuga bitandukanye bya basketball. Nko muri phase ya mbere basketball zirimo, tennis, byose bizagenda bishyirwamo. Ndetse kandi hazashyirwamo n'amapisine 3, hazaba harimo n'iy'abana. Kurya ikijyanye no kwidagadura cyangwa se no kuruhuka byose bizaba birimo, ku buryo nta n'umwe uzabasha kuhananirwa cyangwa se uzabura aho yidagadurira. Ndetse kandi hari n'umushinga wo kubaka hoteli igomba kuzaba iri muri uno mudugudu, kugira ngo abatuye muri uno mudugudu cyangwa se muri uno mujyi abakenera serivisi za hoteli bitazajya bibagora cyangwa se bitazajya bibavuna. Iyi hoteli rero umushinga wayo ukaba uri kwigwaho, ukiri kunozwa kugira ngo nayo yongerwemo. Muri no Vision City rero hazaba harimo byinshi bitandukanye byiza kandi bizafasha abawutuyemo kunezerwa, dore ko hazaba harimo ibiti bijyanye no kubungabunga ibidukikije bifasha abazaba urimo kubona umuyaga mwiza, ndetse n'amajaride meza, ndetse n'amawuwa cyangwa se indabo ziryoheye amaso, ku buryo uzaba urimo rwose n'umunaniro, ahubwo hazaba ari ahantu ho kuruhukira. Iyi phase ya kabiri rero ya Vision City izaba ikubye inshuro 3 phase ya mbere mu bunini, kuko imyubakire izaba irimo ndetse n'ibikorwa remezo bizaba birimo bizaba ari byinshi cyane ugereranije na phase ya mbere, ku buryo n'uyirebye uzabona ko uriya musozi rwose uzaba utatswe, uzaba ufite byinshi biwuryoheje. Kandi ino phase ya kabiri nirangira, Vision City yose izaba iteganyijwe ko izaba igizwe n'amazu cyangwa se igizwe n'amazu yo guturamo arenga 4,500. Urumva ko ni ahantu hanini, ndetse ni umushinga munini cyane, ni umushinga uzaba ufite runini umujyi wa Kigali. Bakunzi ba Disentence rero turabashimira ko mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, tubasaba gukanda subscribe abatari bayikanda, ndetse nawe niba warayikanze ntibyakubuza gukanda like, ugakora share kugira ngo bigere ku nshuti zawe, bigere kure, muri twese tumeze twibanire. Murakoze, naho ubutaha, bye bye, ciao ciao.